nta nzego ntatakambiye nirirwa nsabiriza abaturage. Ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na diyalize z'amezi 2. ubu mwarayabuze. Ibintu dutunze niyo byose twabitanga nkurikije ukuntu ubu burwayi buhenze, n'ubundi byashira hasigara wenda niruka ku musozi. Bazi nimba ntacyo wama wankoreye ubuvugizi. Ngeyemo ibijyanye no kuyungurura no gusimbuza impyiko nabyo bitari biri kuri mutuelle de santé. Hiyongeyemo ubuvuzi bwo kubaga cyane cyane kubaga by'igiye imbere bihambaye wasangaga hari ababikeneye ntibabibone, nko kubaga umutwe w'igufa ryo mu kaguru, ibyo bita total hip replacement, cyangwa se mu mavi byasabaga ubuvuzi navuga ko buhenze utabashaga kujya. Inkuru iri kugenda ivugwa cyane ikaba ari inkuru y'umuhanzi bita Theo Bosebabireba. Akaba ari umuhanzi nyarwanda wa gospel wagiye ahanga ndimbo za gospel nyine biri kumvikana, akaba yaragiye akorera mu matorero menshi agiye atandukanye. Uyu muhanzi rero akaba arimo yagiye agaragara ku binyamakuru ataka arira, afite agahinda gakomeye cyane, agaragaza ko afite ikibazo cyamaze kurenga ubwonko bwe, afite ikibazo cyamaze kumurusha ubushobozi. Akaba arimo yitabaza abanyarwanda, akaba arimo yitabaza abantu bose babishoboye bashobora kugira icyo bamufasha. Ariko nanone ewana hakaba hari izindi nkuru cyangwa se hakaba andi makuru ari kugenda avuga ko uyu mugabo nawe ngo adashobotse kubera ko yagiye abona amahirwe akayapfusha ubusa. Rero reka tugaruke ku buryo yicaye akarira. Abantu benshi bakaba bataragiye babivugaho kimwe kubera ko ashobora kuba ngo ari amatakirango cyangwa se ariko akunda umuntu amenyereye ngo gufata iby'ubusa nyine akarya iby'ubusa, ariko buriya nyine umuntu ataka kuko ababaye, umuntu ataka kuko afite ikibazo. Ibyo ni ibintu byumvikana ewana kabisa. Ariko tuvuga ngo twihanganishe umugore we, twihanganishe abana, twihanganishe umuryango we muri rusange, kuko ni umuryango nyine ufite ikibazo, ni umuryango uri mu kaga. Tunashimira ibinyamakuru bigiye bitandukanye kuko mwagiye mubona ko ibinyamakuru byinshi byagiye bimutabariza. Nawe ubwe yaritabarije avuga ko ariyo shuwa cyangwa se ariyo mahitamo ya nyuma yarasigaranye, avuga ko ubuzima bwari bugeze habi, ubuzima bwari bugeze kure, agahitamo gukora ikiganiro. Murabizi mwagiye mubona ikiganiro kuri televiziyo cyangwa se televiziyo ya YouTube ya Theo Bosebabireba. Murabizi ko acije ikiganiro apfukamye arimo arira, amaso yatukuye, arimo atabaza avuga ati ubuzima bugeze habi, ubuzima buragoye. Avuga ati umugore wanjye afite ikibazo gikomeye cyane, afite ikibazo cyo kuba ari ku mwuka cyangwa se akeneye impyiko, ariko akaba harabuze amafaranga. Hanyuma rero ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikaba byaramutabarije. Tukaba dushimira ibitangazamakuru nyine bitandukanye birimo Mama w'u Rwagasabo na Isimbi. Ku Isimbi ho yagiyeho agenda ashimira abantu bamwe na bamwe bagiye bamutabara, ashimira abantu bamwe na bamwe bagiye bamugirira neza. Ibyo ni ibintu byiza, gushimira ni byiza. Tunashimira kabisa ikinyamakuru cya Mama w'u Rwagasabo cyamutabarije, ndetse na Kenisi ndetse n'uwo bakorana mugenzi we nabo baramutabarije biri kumvikana. Nyuma rero y'ubwo butabazi bwo kuba bamutabariza, akajya kwa televiziyo yagiye hashimira ko hari icyo yabonye. Dushimira abantu bakomeje gutanga, kuko tuzi neza ko nyine ibiganza bitanga byo cyangwa se ibiganza bitanga amaboko atanga ahura hejuru. Imana ibaho umugisha. Ariko tunabwira uyu muvandimwe ngo ntagomeze kugira ngo nukubiza hari, kuko amakuru agenda atambuka, amakuru agenda anyura ku binyamakuru bitandukanye ngo nuko nawe adashobotse. Akenshi ngo amafaranga anayabona ariko akaba atayakoresha n'icyo yabivugiye, ahubwo ngo akaba ari umuntu nawe udashobotse kubera ko ayo mafaranga niyo yabonye ngo atayakoresha icyo yasabiye. Ko bakomeje kugenda babitangaza binavuga ko hari igitangazamakuru kimwe cyavuze ko uyu mugabo ngo ari umugore ashobora kuba yarateye inda, hanyuma bakaza kugirana ibibazo, bikaba ngombwa ko atanga n'indozi y'umwana, ngo agatanga inzu ye yari afite hano ku Gisozi, hanyuma ngo yamara kwitanga ariko nyuma ngo akaza kongera kuyimwaka. Urumva rero ntashobotse. Hari ikindi gitangazamakuru cy'Ikaze, twarakibonye Ikaze TV, kigaragaza uburyo Pastor Claude avuga ko ngo yagiye yigiriye muri Minisiteri y'Ubuzima, akajya gushaka amakuru koko ahagije kuri ibi bintu, avuga yuko ubu burwayi hari uburwayi bwagiye bwongerwa kuri mituweli, harimo ubu bwa dialyse. Uburwayi hakaba hari uburwayi umwe na umwe bagiye bongera kuri mituweli butari buriho, harimo bwo kuba umuntu yabagwa amagufwa, bwo kuba umuntu yabagwa impyiko,
n'ibindi bigiye bitandukanye bagiye bongeraho n'ibintu bigera muri bingahe bagiye bongeraho. Rero bakavuga bati uyu mugabo nubwo arimo asabiriza ariko nawe rwose ntagashotse, kuko murabizi neza ko ibyo bintu babyongeyeho, kandi ikindi rwose abona n'amahirwe menshi akayapfusha ubusa. Dukomeza no kugira inama, kuko si we wenyine uzaza ataka, si we wenyine w'umusitari uzaza ataka, hari n'abandi bazaza bataka kubera ko bagiye babona amahirwe bakayapfusha ubusa. Tubinginga kugira ngo bajye babona amahirwe. Ni byiza mu buzima kubona amahirwe ariko ukanayakoresha neza. Ntabwo uzahora uhabwa, ntabwo uzahora usaba. Igihe kiba gikwiye kugera nawe ukagira imirimo yawe, imirimo y'amaboko yawe wagiye ukora, ibyo wagiye ukora bikakubyarira inyungu, bikaba byagufasha mu gihe utakibasha gukora, mu gihe utakibasha gukora bya bindi. Kuko nubwo umuntu aba umusitari, nubwo umuntu ahanga ariko igihe kiragera akavaho hakaza abandi. Ntabwo ibintu byawe rero bihora bikundwa, ntabwo igihe cyose abantu bahora bagukunda. Niyo mpamvu Imana igihe cyawe guha amahirwe kugira ngo ayo mahirwe uyakoreshe neza. Rero rwose tubwira abantu rwose, mwabasitari mwamenyereye kubona ibintu mukabipfusha ubusa, ibintu mwamenyereye kubona ntimubibyaze umusaruro, kugira ngo tubabwire ngo mwihangane kandi twizere ko ibyo bintu rwose umusitari, iyo ngeso umusitari muyivaneho, ingeso yo gusabiriza, ingeso yo kubona ibintu by'ubusa, ibintu by'ubuntu mwarangiza mukabikoresha ubusa. Rwose turagira ngo tubabwire ngo ibyo bintu ntimuzabyongere, nimukoreshe ubwenge, ni amahirwe mubonye muyabyaze umusaruro. Rero tubwira abantu n'abandi bose bafite iyo ngeso, abantu bose bameze gutyo, ndavuga ngo nimubihagarike, kubera ko ntabwo ari ingeso nziza, ntabwo ari ingeso yo gusabiriza, ntabwo ari nziza habe na gatoya rwose. Nimubicikeho, nimubireko. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru ari kugenda tugeraho y'uyu musitari, ko ibintu bye nyine ntibihagaze neza, ariko tunashimira abantu bakomeje kugenda bamutabara, tunashimira abantu bakomeje kugenda bamuvuganira, nabo Imana ikomeze kubaha umugisha.